uretse se gato buriya hari ikintu ngiye kubwira ikintu kimwe 80% y'abagabo baca inyuma abagore babo. Ariko buretse mon frère ngenda zawe ndabikubwira, ariko difference ni iyi. Difference ni uburyo witwaramo. Umugabo, abagabo b'abahanga mu guca inyuma, sibyo? Icyambere yirinda kugaragaza trace ariyo yose mu gutakarizwa icyizere n'umugore we. Mbese nibandi ni ukuvuga ngo uwo mugabo umunsi yacinye umugore niwo munsi ataha kare saa 2 ari mu rugo utateranye ingo. Buretse se gato abantu batakare bakajya mu rugo. Ibyo mvuga ngenda guha ibintu ushaka ubushakashatsi bwawe. Ni ukuvuga ngo saa 2 ari mu rugo, saa 2 arimo arakinisha abana, arimo arandikira message bwinshi hose, sheri shushu ugeze he sheri, nkubuze napfa, niwe mpumeko y'umutima, uri umwuka mpumeka. Akaba afite umwanya, urabyumva neza. Icya kabiri akamutahanira utuntu. Yes, nubona umugabo agerageza kuha umugore amazawadi atandukanye, kumuhatira amavakansi n'abandi bagenzi be n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ni ugushaka ample time kuri we. Icya gatatu, kuba gucisha bugufi, akaba submissive ku buryo umugore avuze akaba ati wi sheri, wi bebe wabyumvise neza. None difference y'umugore wacinye mu mugabo rero, we ahita azana umuco w'agasuzuguro. Wambwa we kirebe kiriya ese utekereza bura niyo difference. Umugabo wacinye mu mugore agerageza kuba umunyarukundo, umugwaneza, gutuza, gucisha bugufi, akagucunga kujya utamugira murafe. Umugore wacinye mu mugabo we aba ameze nk'uwaciririye agasuzuguro, mbese aba yanyuzwe yagiye.